Igihe umaze kuryamana n'umuntu utizeye neza cyangwa se igihe umaze gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu utizeye neza, hano hari ibintu by'ingenzi 7 ukwiriye kuba wakora ukimara kurangiza kuryamana nawe igihe mwaryamanye utari wikingiye cyangwa se utari wakoresha ubwirinzi. Ibi bintu ngiye kubwira 7 bikorwa mu gihe kitarenze amasaha 72 mu rwego rwo kwirinda ko niba yakwanduje sida ugomba kuyikumira hakiri kare, cyangwa se niba yakwanduje izindi ndwara za sifilisi n'izindi ugomba kuzikumira hakiri kare. Ibi bintu ngiye kubwira aha ngaha bikorwa mu gihe kitarenze amasaha 72 ahwanye n'iminsi 3 mu buryo kugira ngo ube warokora ubuzima bwawe. Mbere yuko dutangira, RBC igira inama urubyiruko cyane cyane kwirinda gukorera aho ngaho. Ku rubyiruko muri iki gihe usanga rwariraye, ugasanga nyine nta kintu bitayeho, ari nabo bari gukwirakwiza sida cyane. So rero ngiye kubasomera ibintu 3 ukwiriye kwirinda cyangwa se ukwiriye guhita ukora nyuma yo kurangiza gukora imibonano mpuzabitsina, wenda washutswe cyangwa se wabikoze wasinze, inzoga zamara kuvamo ukibuka ko wakoze imibonano mpuzabitsina utikingiye, ugomba guhita ubikora direct ako kanya. Icya mbere, ugomba kwita kujya kwa muganga. Ibi ngibi aha ngaha abantu barabyumva kuma ni ibintu biri aho ngaho bijugunyanze bidafite icyo bisobanuye, ariko ni ingenzi cyane niba ukunda ubuzima bwawe. Nk'urugero, usanzwe nta ndwara n'imwe urwaye. 2, usanzwe utarigeze wiyandirika ndetse n'ubwa mbere wakoze imibonano mpuzabitsina. Niba uyikoze bwa mbere cyangwa se niba bwaba atari ubwa mbere ukaba wacitswe none ku iyo nshuro ukabikora utikingiye, inama nziza aha ngaha bakugira ni uguhita ujya kwa muganga. Bisobanuye iki? Niba n'urugero ubikoranye n'umuntu ukeka ko ashobora kuba yaranduye virusi itera sida, 90% niba mwabikoze mutikingiye, 95% yakwanduje. Icyo usabwa ni ikintu guhita ujya kwa muganga. Hari imiti baguha mbere y'amasaha 72, maybe itangwa mu masaha 28, nibwo biba bifite security ko ushobora kuba bakumira ku gakoko kugira ngo utakandura. Ugomba guhita ujya kwa muganga. 2, indi nama ugirwa, byaba bikubayeho uyu munsi byaba byakubaye hejuru, wenda byakubaye hejuru nk'aya masaha ntabwo igihe kirarangira, ugomba guhita ujya kwa muganga. Inama ya 2 bakugira gufata imiti yitwa PEP, Post Exposure Prophylaxis. Iyi miti ihabwa abantu cyane cyane abantu bafashwe ku ngufu ndetse n'umuntu wasamanyijwe atabishaka cyangwa se n'uwabikoze bimutunguye ariko akaba akeka ko ashobora kuba yandujwe sida ako kanya. Iyi miti iyo uyifashe yongera umubiri imbaraga zo guhangana n'agakoko kakwinjiyemo bundi bushyashya. Aho ndavuga ko abantu batari bandura. Uwanduye we usibye gufata imiti neza kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza, nta kindi kintu yakora. Aha ngaha niba uzi neza ko waryamanye n'umuntu ukaba uzi neza ko ashaka kuba yakwanduje amasaha 28 atararangira, ukwiriye kujya kwa muganga gushakayo ibinini. Ngira ngo no muri farumasi bishobora kuhabamo, wagenda ukabigura ugahita ubikoresha. Indi nama ugirwa yo gukora nyuma yo kuryamana n'umuntu ukeka ko yanduye sida, ikintu cya 3 ukwiriye gukora ni ukwirinda kongera kuryamana n'umuntu uwo ari we wese utikingiye, atari umugore wawe cyangwa se atari umugabo wawe.
Ahangaha ni igihe wagiye kwa muganga bakayipfubya itarakwataka bya nyabyo, cyangwa se igihe wagiye kwa muganga bakagupima cyangwa se bakagukorera buri kimwe ukayirokoka. Ntabwo ukwiriye kongera kuryamana n'umuntu uwo ari we wese utikingiye. Inama ya 4 bakugira: kwipimisha virusi itera sida. Niba waryamanye n'umuntu ugomba kugira ute kwipimisha virusi itera sida nyuma y'uko mubonana. Ibi wabikora mu gihe wenda mwaryamanye utamukeka cyangwa se utekereza ko atarayanduye, ariko nyuma y'amezi 3 ukwiriye kugenda ukajya kwa muganga ukipimisha ukareba uko uhagaze, cyangwa se nyuma yaho ushobora kubikora. Hari indwara zihita zigaragara direct nk'imitezi, za sifilisi, maybe mu minsi mikeya ibimenyetso byazo bitangira kugira ute kugaragara. Ntabwo ari nka sida yo kugira ngo bipime bayibone bitwara amezi 3, ariko izindi ndwara zo nyuma yo kubikoze inyinshi zihita zigaragaza. Yego, ukwiye guhita ujya kwa muganga nyuma y'amezi 3 kugira ngo usuzume sida, cyangwa se nyuma y'icyumweru kimwe watangiye kubona ibimenyetso by'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Indi nama ya 5 byirwa: kwipimisha utundi dukoko tutari sida. Ushobora kuvuga ngo wenda ngashaka kuba kwanduje sida gusa, ariko oya, niba ugiye kwipimisha ipimishe n'utundi dukoko tutari sida, umakinge sure ko nta kindi kirwara na kimwe yakwanduje. Mushobora kuba mwabikoze ku bw'amafaranga wari ukeneye, cyangwa se mukaba mwabikoze ku bw'uko wenda yagushutse, cyangwa se mukaba mwabikoze yagufashe ku ngufu. Ni ibintu byose bishoboka, ariko muri iki gihe ibyinshi mubikora ku bw'amafaranga no ku bw'urukundo. Ni ibintu bibiri. Rero mushobora kubikora ku bw'amafaranga ukaba utizeye neza ko umuntu waguhaye amafaranga ashobora kuba ari muzima, ukaba wati umuntu ashobora kuba atari muzima. Ugomba gukurikiza izi nama ndi kukugira ahangaha. Ugomba kugira ute kwipimisha sida n'utundi dukoko tundi. Yego. Inama ya 6 y'inyamibwa: kuganira n'umujyanama mu by'ubuzima, cyangwa se abo twita ngo ni abakansalasi. Kuganira nawe, impamvu ukwiye kuganira nawe ni iyi: ushobora kuba bikoze wowe nawe ubishaka, ariko we nk'urugero niba wenda ukiri nk'umukobwa cyangwa se ukiri nk'umusore ukwiriye kuzubaka, ugasanga umuntu ugiye kubakana waracyari muzima, ariko niba uzi neza ko utarandura ukaba ukiri muzima, izi nama zose ukundi kuzikubwira zirakureba. Niba waryamanye n'umuntu uzi neza ko ashobora kuba yaranduye ukiri muzima, nyuma ugatangira gukeka, genda uganire n'umuntu w'umukansalasi akugira inama ati bigenze gutya na gutya. Bibaye byiza wamusanga mu gihe kitarenze amasaha 28. Inama ya 7 ariyo ya nyuma ni ukumenyesha uwo mwagiranye imibonano mpuzabitsina. Niba uzi neza ko wanduye ukaba ukunda uwo muntu mwaryamanye, cyangwa se ukamufitiye impuhwe, reka abantu bose impuhwe zagiye, mubwira uti jya kwa muganga. Niyo utamubwiye ibyo aragiye gukora nyuma yo kumurangije ibyo ngibyo, ukaba uzi neza ko wanduye, mu buryo bwo kumugirira impuhwe cyangwa se no kumubabarira, mubwira uti jya kwa muganga, ajyeyo mu buryo bwo kumurinda. Ariko abenshi abamo bati niba naranduye nanjye nanduza abandi. Ibyo bintu ni bibi. Muze muragira umutima wa kimuntu, nibyo byiza. So niba waranduye ukaryamana n'umuntu ukaba uzi neza ko umuntu mugiye kuryamana atariyandura, bibaye byiza wamurinda, ni byiza. Kandi nawe niba utari wandura ukaba ugiye kuryamana n'umuntu wanduye, cyangwa se ukaba ukeka ko yanduye, gerageza kwirinda, ukoreshe ubwirinzi, agakingirizo, cyangwa se ukoreshe n'ibinini. Ibyo ni ibintu byumvikana. Hari ibinini barya mbere y'uko ukora sex ku buryo utabasha kwandura. Ndabakunda cyane, ibiganiro byo nakagaruka.